tugiye kurebera hamwe impamvu Rudahigwa yirengagije se nyuma yuko se bamwambura ingoma. Muri kino kiganiro Good Morning Kigali tugiye kurebera hamwe aya mateka, turebe ese niki cyabiteye kugira ngo umwami Rudahigwa yirengagize ise wamwibyariye. Turebere hamwe uko byagenze. Bivugwa ko mu gitondo cyo kuwa 12 Ugushyingo 1931 nibwo igihugu cyabuditse ku kirere cy'u Rwanda, cyangwa se nibwo cyacuze umwijima, ubwo umugenga wacyo Yuhi wa kane Musinga bamucaga ku ngoma akayivaho adatanze, kandi bitarigeze bibaho mu bwiru bw'u Rwanda. Inkuru mbi yatashye u Rwanda ubwo guverineri wa Rwanda Burundi yamenyeshaga Musinga ko akuwe ku ngoma. Nuko kuwa 14 Ugushyingo 1931 yahise ngo afata inzira igana i Kamembe aho bamuciriye, aho yavuye ajya i Moba muri Kongo mu mwaka w'1940. Amateka atubwira ko umwami Yuhi wa kane Musinga yatangiye i Moba ahitwa Ikaremi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kwa 25 Ukuboza 1944. Bivuze ko yari amazeyo imyaka igera muri 4 yose. Inama yo gukuraho umwami Yuhi wa kane Musinga yateranye kuwa 11 Nzeri 1931. Abakuru bari bayirimo ni uwitwa Thierry Kenz, ngo yari guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Urundi, Bwana Voisin vice guverineri wa Rwanda Urundi. Harimo uwitwa nanone Bwana Kubo wari rezida w'u Rwanda, ndetse na Musenyeri Leo Classe wayoboraga Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Iki kiganiro ukomeje gukurikirana cyitwa Good Morning Kigali, turi kurebera hamwe impamvu Rudahigwa, umwami Rudahigwa yigeze kwirengagiza ise ubwo harakimara kuva ku butegetsi. Bakomeza bavuga ko ababirigi babifashijwemo na Musenyeri Leo Classe bashyiraho Rudahigwa bahise bamwita Mutara wa gatatu, kandi ngo yaragakwiye kwitwa Kirima wa gatatu hakurikije imisimburane y'amazina y'abami b'u Rwanda, nkuko byaciweho iteka na Mutara wa mbere Semugeshi. Mbere yuko dukomeza ho gato, nizere ko wakanze subscribe kandi nawe wayikoze, ndacyagushimira cyane. Nuko nyuma y'ibyo ngibyo dukomeje n'amateka, ngo nyuma y'iminsi 2 bafashe umwanzuro wo kwimika Rudahigwa. Nibwo babimubajije arabyemera ashize amanga, kuko n'ubundi yarazi ko bafite ubwumvikane buke na se. Rudahigwa bwacya yatangaza icyo bise irivuza umwami, ngo abantu bose bazayoboke za misiyoni, bazayoboke abapadiri. Ikibazo gikunze kwibazwa n'abantu benshi kugeza magingo aya ubwo iyi nkuru yandikwaga, ni uburyo Rudahigwa akimara kuzungura se ku ngoma asa n'uwamuteye mu bwongo, ntiyongera kumwitaho habe namba, mu buryo bwagaragariraga amaso n'imboni za rubanda, ndetse ngo no kubonana na se ngo byabaga bigoranye cyane. Ngo no mu mateka nta na hamwe agaragaza ko yigeze afata umwanya ngo ajye gusura se aho yari yaraciriwe i Moba. Mutara wa gatatu Rudahigwa ntabwo yimye ingoma y'u Rwanda ari nyamuza, ntabwo yigeze yimye ingoma ari nyamuza vuba, kuko ababirigi bamwimitse yari aziranye nabo kuva muri 1929. Yagizwe umutware mu marangara ya Nduga kugeza abaye umwami w'u Rwanda. Aha bikaba bigaragara ko yemeye kuba umwami w'u Rwanda azi neza icyo se yapfuye nabo, dore ko na mbere yuko aba umutware wa Ndiza yabanje
kuba umunyamabanga wa se, bajyaga baganira ibyabo nk'imfura na se, kandi ari nawe wari uzi ndetse ni nawe wari uzi ko azamuzungura ku ngoma. Byumvikana ko mbere y'uko Rudahigwa aba umwami w'u Rwanda, akiri umutware mu marangara ya Nduga, akiri umutware wa Ndiza, yari umunyamabanga wa se cyane. Bajyaga baganira nk'uko umwana na se baganira, cyane cyane w'imfura, kuko ababona yuko ari we mukuru. Yari azi neza yuko ari we uzasimbura ise ku ngoma. Ese byakomeje kugenda gute? Kuba Rudahigwa yari azi neza ko ari we warazwe ingoma n'ubwiru bw'i Rwanda, nicyo cyatumye yemerera Ababiligi kwemera kumwimika, ndetse akabikora yihuse, akemera ko agomba kuzungura se ku ngoma y'u Rwanda. Amateka akomeza atubwira yuko hari impamvu nyinshi zatumye umwami Mutara Rudahigwa adahirahira ngo yerekeze amaso i Moba, aho se Musinga yari yaraciriwe ngo ajye kumusura. Ariko iz'ingenzi ni izi ngizi tugiye kurebera hamwe. Rudahigwa ntabwo yagombaga kwerekeza amaso i Moba, aho se Musinga yari yaraciriwe, kuko abamuciye ari bo bapadiri n'Ababiligi, ari bo bamuhaye ubwami. Sinzi noneho niba ino mpamvu iri kumvikana. Ni ukuvuga ngo abaciye se cyangwa se abirukanye ise akajya i Moba nibo bahawe ubwami Rudahigwa. Ntiyagombaga kwerekezayo, kuko iyo abikora bari buhite babona yuko ari umugambanyi, kuba baramuhaye ubuyobozi, bakaba barirukanye se, bakaba bagicucudikanye se, cyangwa bakaba bagihuza bya hato na hato. Byatumye ahora yigengesereye kugira ngo hatagira na kimwe kirwanya Kiliziya Gatolika cyamubonekaho nk'uko byagendekeye se. Ari nayo mpamvu yahise abatizwa akanasezerana na Gikristu kugira ngo aneze abamuhaye ubwami. Rudahigwa yari afite umurage w'inshingano z'abami b'u Rwanda ko gushakira igihugu imbuto n'amaboko, aho ubwiru bw'i Rwanda bwavugaga ko buri mwami wese w'imwe ingoma agomba gusoza ingoma ye hari ibishya asigiye igihugu cye, cyangwa se ahahiye igihugu abikuye mu mahanga. Umwami Mutara wa III Rudahigwa yafashe umurongo wo kwiyegereza Ababiligi kugira ngo arebe ko iterambere riri iwabo mu Burayi bazarihaha u Rwanda narwo rukaribonaho. Aho rero akaba yaragombaga kwirinda gukoma rutenderi intego ye yo kugeza iterambere ku Rwanda arivomye ku Babiligi atayigezeho. Ntabwo Mutara wa III Rudahigwa yemeye kuyoboka Kiliziya, akemera kubatizwa, akemera gusezerana Gikristu no gutunga umugore umwe, akemera no gutura Kristu umwami ingoma y'u Rwanda, kuko yari yaremeye ubukristu. Koko yabikoze mu rwego rwa politiki yo kugira ibyo yigomwa n'ibyo ahara kugira ngo agobotora u Rwanda mu nzara z'Ababiligi bari bararwigometseho. Kuva mu 1931 kugeza mu 1950, umwami Mutara wa III Rudahigwa ngo yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na leta Mbiligi kugeza atuye Kristu ubwami ingoma y'u Rwanda i Nyanza ku itariki 27 Ukwakira 1946. Ariko byose yabikoraga mu rwego rwa politiki yo kugira ngo ubwo bazamwihinduka azabe hari icyo yabakuyeho cyateje igihugu imbere, kuko yabonaga ko Ababiligi badashobotse kurambana nabo bigoye. Kuva mu 1949 ubwo yakubukaga mu rugendo rwe rwa mbere yagiriye mu Bubiligi, nibwo yiyemeje kugira byinshi ahindura ku buzima bw'igihugu, kuko yari amaze kubona ko ntacyo Ababiligi bazamarira u Rwanda. Muri uwo mwaka nibwo yaciye ikiboko cyakubitwaga abakoraga imirimo y'agahato. Ngo akimara guca icyo kiboko, ngo Ababiligi baratunguwe cyane. Nicyo gikorwa yakoze cya mbere cyahise kibereka yuko ibintu byahindutse,
kuko ntibari babyiteze habe namba. Nyuma yaho nibwo yatangiye gufata ibindi byemezo bikomeye biyobora igihugu atabagishije inama, aho mu mwaka w'1953 yashyizeho inama nkuru y'igihugu. Mu 1954 akiteka rikuraho ubuhake kuko ababirigi bari bamaze kubuhindanya. Nubwo ababirigi bishimiye icyo gitego bari bamaze gutsinda no kwambura Musinga ingoma bakayiha uwo bashaka, ariko ntibamenye ko u Rwanda ari umushinga buri wese agomba kwitaho kugira ngo ukomeze utere imbere udatezutse. Ntibamenye ko u Rwanda ari umurage w'abakurambere mpanga Rwanda kandi buri wese agengwa nawo. Bityo rero ntaho Rudahigwa yaratandukaniye na Semusinga, kuko umushinga wo kubaka u Rwanda bari bawushyize imbere, bawuvugagaho rumwe cyane rwose. Ndetse n'ubwo imigenzereze yabo wenda itari imwe, ariko umutima wabo wabaga ari ugukora ibishoboka byose wagobotora u Rwanda mu maboko y'abakoloni. Ikiganiro gikomeje gutega amatwi ni Good Morning Kigali, njyewe uri kukikugezaho ndi Kwizera Elise. Turi kurebera hamwe impamvu zatumye umwami Rudahigwa yirengagiza Semusinga ubwo yari yaraciriwe imoba muri Kongo. Amateka akomeza atubwira ko Musinga ise wa Rudahigwa we yarasaga ku kuri kwambaye ubusa, akababwiza ukuri kwambaye ubusa adaciye ku ruhande habe namba. Naho Rudahigwa akibombarika akabareka bagakora ibyo bashaka ngo arebe ko bwacya kabiri agize icyo abakuraho. Nanone amateka akomeza atubwira yuko nubwo Rudahigwa atafashe umwanya ngo ajye gusura Semusinga, ariko kuba kure y'amaso siko kuba kure y'umutima. Yahoraga atekereza urugamba se yarwanye rukanatuma yamburwa ingoma igitaraganya, akanatekereza urwo ariho akituriza, ubundi akabiharira Imana y'u Rwanda. Murabizi yuko n'ubundi Rudahigwa ari umwami ndetse akaba n'intwari y'u Rwanda, aho yafashije u Rwanda kubona ubwigenge mu 1932. Naha byakomotse birangira n'ubundi icyo yashakaga akigezeho. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yirengagije byinshi birimo no kudasura Semusinga aho yari ari mu buhungiro kugira ngo akwane n'abakoloni neza, ndetse kugira ngo azabone urufatiro rwo guhengamura igihugu, ariko agize ibyiza abavomyeho. Byinshi umusaruro w'uyu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa twagiye tubibona mu buryo butandukanye. Ikiganiro ni Good Morning Kigali, nanga tugisoreje. Kora subscribe kandi like ndetse share, wandike n'igitekerezo cyawe kugira ngo tubashe kubona umurongo ngenderwaho. Ibyo dukora byose n'ibyifuzo byanyu. Ndabashimiye cyane, nge nari Kwizera Elise. Nawe utaha.